iyo ntabivuga nyine ndabyemeza ntago byari kuba none se ubwo urumva nta musaruro wavuyemo mu bintu byabaye wavuyemo kuko wavuze ukuri none ibintu birakemutse ikibazo se ni iki ariko harimo kese ko hari umuhanzi ngo wabateranyaga harimo umuntu wabateranyaga umuhanzi nge rero ndi umwe mu babahuje ahubwo nimba narabivuze bikaba ninjye wabahuje Yago yashimiye mico ashimira nabo yabashije kuvuga wenda ari n'abatavuze nge icyo nakoze narabivuze abantu babimenye yes ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza reka nongere mbakire reka nongere mbayikaze mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'isi reka mere hano mu Rwanda ujye gutera uburezara bw'ibanza dukomeze no hakurya y'inkiko zarwo muri za diaspora zitandukanye nabo baradukunda baradukurikira cyangwa imbibi n'inkiko ni kimwe okay hako ndakamenya ni ikinyarwanda cyuzuye abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda nawe uri mu diaspora ushize niko wambwiye nabo iyo bari kuvuga gutyo bivuga ko ari aba diaspora nawe uri mu diaspora bitewe naho bari hari umuntu wambwiye ngo utuye iyo bigwa wowe asiyo bigubwo niho wundi uburetse gato nye nanjye naramubwiye nti nanjye mbona utuye iyo bigwa ubwo nanjye kuva ahantu mba nza kureba nanjye niyo bigwa mbona ubu iyo bigwa barigima yawe bivuze ngo nawe niba ari muri diaspora ubwo nawe uri mu diaspora kuko amafaranga indege nakwishyura cyangwa imodoka iminota yangerezayo ni ya indi nawe yamuzanira nawe niyo bigwa atuye bigwa nawe ndabashuje abantu bose mutuye iyo bigwa ase ubundi iyo bigomva ari he ibikisa ho simbizi abantu batwandikiye umuntu bizi iyo bigwa ubundi hari iyo bigwa abanyarwanda bafite ukuntu ntago twabyumva ni ukuri ko Imana iryo jambo rirancanze ndabitekereje ndabibura yes twongeye kugira umugisha rero ibihe ntago byagwa donc nekereza ko iyo bigwa subwo nanjye oya baze kwandika muri comment baze kudufasha kabisa yari abantu bakuru baba bazi ibi bintu bazi insigamigani bazi ibyo bintu nyine ibyo ari byo nanyize ngo twongeye kugira umugisha aho kongera kuza kubyuka bigakunda none twateranye tugiye kuganira uyu munsi twongeye no kwakira turakwishimiye ndetse turanagushimiye kuba wongeye kuduha umwanya amaji mu mwenda w'akazi mu rugo tugusanze mu kazi ubera akazi ni ikintu cya danger cyo gituma nawe wakajemo nakwenda tugiye tugira utuzi dutandukanye so rero akazi ndakubaha cyane nyuma yo kubaha Imana nubaho umuntu wangejeje ku isi ari we mama nubaha job ubundi abandi bantu bondi ibindi by'abantu ni ukukundana ni ukuryarya ni ukubeshyanya ni ukugirana amashyari ariko Imana mama wambyaye akazi ibindi ubwo bize nyuma ubwo nibyo byonyine abo nibo bonyine batagutenguye Imana na mama wakubyaye ariko kuki utagarutse kuri papa wakubyaye papa wambyaye ntago ari we mama wambyaye oya we kutamuvuga kandi bakuzanye ku isi arimo ntago yigeze ambyara yarakubyaye yaba adahari n'uba waravutse kuki atambyariye directement nukuvuga ngo habaye itafari ni forum n'umukasi w'icyondo itafari ni forum niri abantu bakuru babyumva ndubaha none se ubwo iyo bagiye kuvuga ngo washima forum washima itafari washima okay nge ndi itafari icyo ni kimwe ubwo ibindi nawe byizurize nyine dukomeze
Okay. harashyushye man. Arashyushye cyane ari izuba, niyo mpamvu tutari bunatinde cyane kugira ngo tutaza kuza kugwa hasi. Uyu munsi rero amajina kuzindukiye ndetse niyemeje kuza gusura kugira ngo tuganire kubera ko nzi ko uri umuntu uzi kuganira kandi utari pfana ndetse uvugisha ukuri kw'ibintu bihari udaciye ku ruhande. Ni nabyo cyane tuba tunakeneye mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ariko uzanasure n'umunyabinyoma nabo mujye mubageraho barahari benshi nabo bagakwiye kujya ndangiraze nta binyoma uzi umunyabinyoma umwe uzamugera wawe ariko kukimubeshya abantu ubwo nawe ndiwe uzikoresha ikiganiro kuko ndumva uri kumuhema ikinyoma wowe uzikoresha ikiganiro wenyine ati njyewe nawe ugiye mu banyabinyoma oya none se nkubeshye nta munyabinyoma uzi nzi nakoresha ikiganiro. Reba umuntu ku isi utazi umuntu ubeshye murebe umva ntabwo mvuze ko ntazi umuntu ubeshye ariko wampa ikiganiro none se ndakurangira iki wamukoresheje ryari? oya ntabwo nakoresha umunyabinyoma Amagi ariko uramuzi burabazi kwaza benshi mu buzima batari muri industry iturimo yatuma mukoresha ikiganiro bo barahari muri industry se ntabarimo muri industry muri industry donc barimo ntabwo nabihakana uzagenda ubakoreshe rero dukomeze nyuma kamera uraza kundangira umwe utangira umubwira uti uzwiho ibinyoma ariko mwagiye mureka kuryarya mwana Amagi bagira ngo nteranye n'abantu kumenya ko umuntu ari umunyakinyoma mba nguteranyije ni ukuvuga ngo ibinyoma byo bizakomezaho na kera amenya no kubwa ba Dawidi byarabagaho aya bizahoraho byo byanabayeho kuva na kera no muri Bible barimo abanyabinyoma batandukanye ari Korowani burimo rero nta gitangaje ko n'ubu bigihari nicyo kintu vuga kandi n'ukuri icyo gihe kwabagaho hariho abanyakuri ntago n'ubu bariho twinjiye muri Bibiliya inkoko ibika gatatu Petero yari umupampe umunyabinyoma wamaranye igihe na Yesu abonye bari kumukubita inkoni yavuze ngo isake ibitse gatatu yaramwihakanye ati uriya muntu ahubwo mu mukubite byiza kuko simuzi yirengagije iki ubuzima banyuranyemo urumva yari yanabimubwiye mbere yaranamubwiye ati bro uzanyihakana ati ntibibaho ati ntago bishoboka ati Yesu inshuti yanjye ati nyamara isake imara kubika gatatu ati waba unyihakanye uzanyihakana amuhereza n'icyo kurya n'icyo kunywa ati aranamuhobera aramwereka urukundo aramusoma aramubwira ati ngaho twagiye abanyabinyoma nabo bariho muri secteur zose bariho ariko nabo abanyakuri barahari by the way yes Amagi rero so nayoze mbona wagiye usohora indirimbo mu buryo bugiye bw'inkurikirane nasohoye indirimbo ebyiri icyarimwe imwe yitwa Miriya ari indi yitwa Cyumvikanye izo ndirimbo uri kumwe na Sean Breeze iyo ni Cyumvikanye iyo Miliyari ndi kumwe n'abaraperi Bulldog J Polly Fireman P-Fla Bakti Green P harimo abaraperi ya Mood ya kera harimo Diplomate Fasasi harimo Kalifan Govinda harimo ni benshi ariko ni indirimbo ije ndashaka kuvuga meaning rero y'iryo jambo Miliyari nakese kari za Miliyari bamaze iminsi bavuga ariko nza gusanga indirimbo yakozwe kera udusobanurire meaning ya Miliyari yakozwe kera abo bantu bari muri iyo ndirimbo agaciro mba kuba dukora injyana imwe kuba dufata time yacu tukajya kuri codinga abo bantu mbaha agaciro nka ka Miliyari nicyo ishingiyeho
okay byahuriranye wenda nuko harimo ibyo bintu byo gutrendinga ngo miliyari ibintu nk'ibyo ariko natekereje urukundo banyeretse tujya gukora iyo ndirimbo kutagorana kuba inshuti igihe tumaranye bikonsidera ko ari abantu b'agaciro nyine ari umushaka kuba kubera ko mu ndirimbo nta miliyari irimo mu mavasi yose mwagiye ibyo barapyemo n'ibyo abandi bagenzi barapyemo ari umuntu wese gutekereza ati amajeri himbye kubera saga yo muri iyi minsi ikahita bitwika ngira ngo nkora n'ikiryabarezi urabyibuka ko byari bimaze kuba biri trend kumva umugore ari kurira ngo umugabo wanjye amafaranga yayamariye kiryabarezi mfite indirimbo mpita nyita none ibone ndi kumwe na DJ Brian niho nahise mvuga ngo ariko umuntu yise miliyari ntari icyambere si izina icyambere ni ibiri mu ndirimbo izina se ritwaye niyo nyita zeru niyo cyambere wayumvisha wakuyemo iki icyo ngero nicyo nkonsidera kurusha ibindi bintu byose okay kuki rero uri gusohora indirimbo zizi inkurikirane gutya rega man indirimbo ni izanjye ntawe untegeka ku ndirimbo zanjye mindi nanjye nsohora uyu munsi rero ndanze sibyo ni izanjye njye upanga ukuntu indirimbo zanjye nzisohora n'ubu mfite indi hano nayikumvisha yitwa ni materi tuyisohore oya tuyireke uri yangiye uretse bonze zira kuko impamvu nkubwimbe ba mfite indirimbo ni materi wenyine ari abantu bigeze kugeraho baravuga ngo amaji 70 yaramushiranye nyine numva kuko ni nko guhwitura umuntu eske byaba ari byo bahaye ziriya urabona ba papa cyangwa bavuga ngo amaji ngo 70 yagushiranye wagiye muri firigo yes still nzare kuri indirimbo nkore firigo nugu struggling mpaka umuntu yitabye Imana umurimo wose ni umurimo amaji umurimo ni umurimo blague ni blague joking ni joking no sizo blague nuko mbayeho ari umuntu uri kwibaza ati kuki ziri kuri chaîne yitwa baraba ni yanjye kandi izina tukuzeho muri mu muziki anyambaje de black nibashaka bayite cyumvikanye by baraba cyangwa se miliyari by baraba icyambere nababwiye ngo nukumva saha ikintu kiri ubuse ntabwo ushobora kuba ufite irindazi ukaririra hano ni ngombwa kujya kwicara muri resitora ngo reka nigire irindazi abantu bakompurika ibintu kandi ibintu biri simple very easy kubivanga na filime ubona byo nta mbogamizi ziri singese wabonye barabatarinya mbogamizi zikize utashaka kubireba azabyihorera ajye kureba aho handi udashaka kureba iri TV agenda ajya kureba indi channel ibindi ni ibiki ibintu biri easy ibintu nitwe tubiremereza ibintu biroroshye hanyuma none se wagiye kuri baraba iyo ndirimbo ni wayibonaho ahubwo se wanditsemo izina ryayo ni wayibona kuri YouTube none se ikindi kibazo ni iki jya kuri YouTube wandikemo ngo miliyari by Amaji the Black wowe ikintu YouTube iri bukore irakugezaho iyo ndirimbo icyo cyo tunashyireka noneho cyumvikanye sawa cyumvikanye ni indirimbo ya hamwe na Shambrizi ariko ndi kubona ino ndirimbo ya na Shambrizi ni ku munsi w'ejo n'ingini ku munsi w'ejo ndetse ziri muri views 2,000 avuga ngo Amaji uzana amazi yo ku uyagure manini nakonje dukomeze iri zuba ntago ryoroshye bro ndi kuvuga ngo Amaji mubwira umubare w'ibanga Amaji yubatse inzina kuva kera uzwi n'Abanyarwanda hafi ya bose wabaye umusitari twakunze kuva muri za 2000 mwaje kunyanga
nanjye nibyo nshaka kubaza, uri kubona biterwa n'iki aka kanya umwana nka papa cyangwa ari gukosora indirimbo ugasanga igize 100,000 mu masaha 5-10 views, wowe ko zitari kuboneka, abantu borona abafans bawe bari kandi urangije kuvuga ko nge nazibonye mbere ye. Yes of course nibyo, none zibindi umbaza neza. hanyuma byaje kugenda gutse Amag biri gupfira he? Ibikize Views ziri kujya he? views zingahe? Ngewe nimba mfite abafana bake narabibabwiye, nabo nimba afite benshi sinzagira ishyari rye, nge ndeba ibyanjye. Views ni ibiki? Uzi ko ushobora kugira views 100,000 mu masegonda ariko abagukunze batarenze n'abantu 15, cyangwa bashaka kureba ibintu byawe kugira ngo babikiritikeho. Tandukanye abafana n'abashungerezi. Abafana n'abakunzi, ngira abakunzi man baki pari raporo, ahubwo ngo yani pari raporo y'uburyarya. Abendyarya bo ni benshi ariko nge nigirira abakunzi bane. Amagereka ikintu tukivugeho kuko uri umufana wa Ukuri, uri umufana wanjye, uri umukunzi wawe. Ngende umukunzi wawe. Sawa rero, reka nkubwire ikintu tukivugeho kuko uvuga ukuri kandi sindi bubishidikanyeho. Amag niba ushaka gukora ikiganiro kwa Yago cyangwa ku Isimbi cyangwa whatever ukagira 100,000 bya views, indirimbo yawe ikabita ikugira 20. Ntabwo ubona ko wenda abantu bari gukunda ibitekerezo byawe kurusha uko bakunda umuziki wawe ukaba wahindura? Jewe ntago ibyo bintu biratandukanye men. Hari abakunda Yago kubera ari Yago nyine, kuki suni njya kwa Yago, kuki najya kuri baraba ngo nikoresha ikiganiro. Nuko ngo haba ari abakunzi ba Yago bo ku mutima, hakaba abashungerezi ba Amag n'abakunzi ba Amag, bikaba binini bikangana gutyo. Ariko kuri baraba hari abakunda baraba, hari abakunda indirimbo, hari n'abakunda noneho Amag ku giti cye niyo taba ari filime kureba gusa. Ariko urabona ko mumaze kuba ari bo benshi abaki abakunzi bago kureba no kumva ibitekerezo byawe n'ibiganiro byawe. Nabyo uzi birebere muri audience. Audience ni ibiki? Audience ni views turi kubona hano. Ibyo ni nko kuvuga ngo ibyo ni abantu bagukunda baguhozaho umutima. Urumva? Niyo wamwangisha umuntu kajana agukunda ntago wamunkuraho, ntacyo byatanga. Kimwe nuko ari abantu bakunda hip hop yaje bakanga afrobeat yaje, bakavuga ati uyu muniga araduhemukiye, twari tuzi ko none hagiye kudukubita indi ya danger, none rebe byagiyemo. Ni wa mukunzi afite impungenge zanjye. So njewe nuko rero ari nukunda ko njewe nibereye mu kazi kanje. Bivuze rero mu bantu nemeye ko mfite abafana bake. Hari ikindi cyakoze indirimbo mwakoze sorry miliyari sha yesi nsubiza muri byabe ya hip hop y'umwimerere, imirongo yari irimo bita numva nongeye nkumbura abasta. So reba nka views ziri ndirimbo, harimo umuntu ukunda Jay Polly, harimo umuntu ukunda Fireman, harimo ukunda Diplomate, harimo unkunda kubera ko ari kombinezo yabo bakunzi bacu, views zishobora kwiyongera. Kandi nibo bafana b'inkora mutima zacu abo. Ariko ntago twavuga ngo abanga ubugihumbi ngo ni runaka, ngo ikindi gihumbi ngo ni runaka. Cyabire na Amag njewe ngira ntya. Niki gitekerezo wahise ugira umaze kumvira ndirimbo imaze gusohoka, nako uyimaranye n'iminsi muri telefone yawe ugiye yumva byinshi bitandukanye, ariko nawe twigise kuganira akarumbwira ati cyakoze nongeye numva umwimerere wa hip hop yacu dukora, nongeye kumva bo nene, ariko nawe yumve. Nayumvise 2 3 nongeye nayisubiramo. Hari yashize igihe hano twamenyekaniye
ku isoko ry'iranjyana numva hadahari. harabura iki, hagiye gukorwa iki nkongere habeho? Njye icyo nakoze nagikoze, icyo nakoze nagikoze. N'undi wese agira icyo akora. Nimba muzi ko abantu badufannye kubera uriya mwimerere wariranjyana, n'abandi bagira icyo bakora. N'abafana bino bigezweho bya trap nabo mu bafane, ariko nje natekereje ku bafana bazaga kutureba mu minsi yashize, ngubu sindi ikigwari uwakora iyi geste. Ni kuri ya byagenze. Wow, ndirimbo yagenze neza kabisa. Kuri headlines zanjye z'uyu munsi, hari indi topic nifuza ko tuza kurebaho tukaganira. Impamvu nta yindi biganiro ikiganiro twakoranye ubushize, ndetse n'ahandi wagiye no kwa Yago, tuvuga kuri ya case cyangwa se ya saga yo kutumvikana hagati y'aba YouTubers. Ugasanga mu YouTubers mwakubwiye ngo ntujye kwa kanaka, ntujye kwa kanaka. Yago yagize gutya avuga ati ari abantu banyanga, ari abantu batifuza ko ntera imbere, ari abantu banega abakobwa, ari abantu banega abantu ngo ntibakore interview iwanjye. Biba byinshi cyane, ndetse bigira no mu audience. Amag twabivuze ushize, urambwira ati birahari. So wowe ntabyo uzi? Nanjye ndabizi. None se bihari ubwo, none se ubwo ikintu navuze gitangaje n'iki? Of course nibyo, ahubwo icyo tugiye kugarukaho ni iki. Uyu munsi ku mugoroba mu masaha y'isambiri z'ijoro, ku munsi w'ejo, nibwo nabonye amapost, nagira ngo ni kwa Irene, kwa Yago no kwa Sabin. Bongeye barahura, bahuye. Yes. Ndetse mu makuru namashije kubona nuko ashobora kuba harimo wenda na intervention ya leta, I don't know, I'm not sure. Baricara bacoca ibibazo. Nibyo dushaka. Tubaneho mu mahoro, twijya mu bintu by'amashyari, akazi tugashyira imbere, tuzatera imbere. Nidushyira amatike imbere, tuzaguma inyuma turi gutikura gusa. Tout simplement gutyo. Nimba runaka, urugero Superman ajya afitanye ibibazo na Bruce Melody, bicare n'abantu b'abagabo babirangize. Njye mbikora. Aka kanya nta muhanzi mufitanye ibibazo bya Melody byararangiye. Ikibazo cy'ikize nigi wanjye, nta muntu nigiwe. Tujya tuvugana, si dukora injyana imwe. Ndajya kugirira ishyari umuntu wundi mu biki? Ubu nkugirira ishyari ngo wambaye umupira mwiza, narebye uwanjye ndajya ku mupira wawe gukora iki? Reka nagize ku updating Amag. Bimwe mu byavuye muri uko kwicarana hagati y'abo bagabo, ndetse bafite chaîne zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri nanjye ni ibintu byangezeho mbere, ariko numva birambabaje, nifuza ko rega wishaka kunganiriza nk'umuntu utaba muri showbiz. Ikintu kirimo ni iki? Ikintu kirimo ni iki? Amag uri umwe mu bantu babwiwe ko utagomba gukora ikiganiro kwa Yago, kandi ibyo byaba bisubije inyuma ibyagezweho. Kandi harimo yuko none si yo boretse gatoya. Mujye munatekereza mu gakeya, wenda simvuze ko mudatekereza, ariko reka mvuga aka kantu. Iyo ntabivuga ibyo bintu byari kuba. Iyo ntabivuga nyine ndabyemeza ntabwo byari kuba. None se ubwo urumva nta musaruro wavuyemo mu bintu byabaye? Wavuyemo kuko wavuze ukuri. None ibintu birakemutse. Ikibazo se ni iki? Iyo ntabivuga byari kuba, bari kuguma mu myiryana n'abantu. None sinabo cyana kubwiza ukuri. Buri muntu wese dufitanye ubucuti bwanjye nawe ku giti cye. Ariko harimo case ko hari umuhanzi ngo wabateranyaga. Harimo umuntu wabateranyaga, umuhanzi. Okay, ngire ndi umwe mu babahuje ahubwo. Nimba narabivuze bikaba. Ninjye wabahuje. Ariko niba waravuze simvuze ko ari nge. Yago yashimiye Mico, ashimira
nabo yabashije kuvuga ubundi hari n'abatavuze njye icyo nakoze narabivuze abantu babimenye none byatanze n'umusaruro mwiza si nk'ibyo byose se ariko amaje nk'umuntu wabikurikiye na mbere ndetse wagiye utanga na quotes n'ibitekerezo byawe ibi bintu nibizongera no kubaho by the way ibi bintu mwabyihoreye kwe twisanzure turi mu gihugu gifite umutekano turi mu gihugu cy'iterambere turi mu gihugu kiri hiti muri Afurika tumeze neza turi mu biki turimo turasha ikintu kindi dushaka ni igiki nahoze cyakoze nabikunze cyane nahoze nanabisoma kuri mbireba comments zabo kuri Instagram buri mumwe yagiye yapostinze mugenzi we none sibyo byiza cyane dere rwose wenda n'abatana bibonye Irene muri ndahabi ni wa postinze Yago aravuga ati I love this man my brother Yago keep shining you know what I mean ati nkundu no muvandimwe rwose ati komeza utera imbere isi ishize yego yavuze ko bafitanye ikibazo nubwo atari yamuvuze mu izina ariko byagaragaye ko bari bo undi Yago Furi nawe yapostinze ifoto ya muri ibyo bintu byihorere ibyo twabyumvishe ibyo twabirangije twabikuvuyeho ariko noneho Amag umvise ko harimo ikibazo cy'umuhanzi ushobora kuba muri ibyo bintu abibaye ari ukuri bibaye ari ukuri nubwo Yago nshimiye icyiza singewe ntabwo ari we muhanzi bavuga kuri njyewe mayuti ku giti cyanjye ndabizi ko atari njyewe ariko ndabizi ko namubwiye umwe ku wundi hajya mbaza umuntu ko ikibazo ni iki undi nkamubaza ndumva icyo atari ukubateranya njyewe wewe urwanya urugamba rwo kubunga rega turi kumwe hano muri iyi show ukuri bana so rero nimba ntari njye kibazo cyangwa se ari nanjye bakeka ko ari njye abantu badukurikiranye njyewe nta kintu nikeka ariko ikintu kinshimishije nuko basubiranye bakwicara kuri tebe imwe tukaganira n'undi ntagire umuntu ubanira undi aba ari umuhanzi wakuze icyo kintu cyo guteranya abanyamakuru kandi bari muri industry nawe afite ikibazo cyo amubwira Amag afite ikibazo afite ikibazo kitoroshye nkaho wahuje abantu uri kubateranya gusa uri umuhanzi nyabaki ubwo si ibyo uri guhanga bizageza iki ku banyamakuru iterambere uri gushaka mu bintu niki njyewe hari n'igihe nzagera nkavuga ni reka noneho mberurire mbabwize ukuri hari igihe nzavuga nti basi kubera ko ibi bintu mbamo bya showbiz nyarwanda nkunda kuvuga ibintu abantu bakabifata ukundi mpagaritse ibiganiro byo kuri YouTube channel uwo munsi sinkuzi ariko nzagera ninkomeza uzaba ubaye ikigwaye Amag kubera ko hari abantu bagikeneye ibitekerezo byawe ku ngingo runaka kandi burya kuri iyi si tubana twubakana mani twumva byinshi batuvuga tugaceceka cyo ni kimwe kubwo kwimahoroniza ugaceceka ukavuga uti okay reka nigendere ntanga amahoro cecekaho nanjye tubona ibyo tugomba gukiritikaho nta wabidutoreye ngo Amag ngo ashinzwe ngo ariko ndumva ahantu ibintu bigeze hari igihe nzavuga nti ibitekerezo byanjye byari biriye hari n'abandi babifite mani benshi cyane urumva so abenshi babifite ariko badafite aho bavugira wowe ufite ijwi ntabwo ufite cano nta muntu ufite ibitekerezo byanjye uzajya wicara uvuga uti rero ushobora kubaho gutya ufite ibihumbi 5 nyamara uranguye injugu ejo wazagera kuri ibi si igitekerezo
Nahise nsoma comments ku biganiro wagiye ukora, abantu batekerezaga ko ushobora kuba ufite ikibazo na Isimbi. No way. Ko mudaruka gukora ibiganiro no muri izo saga zose zabaye nimwigize uhagaragara. Chano zose wowe wazikora ukazirangiza. Wakoraga ubushize. Uretse gato. Ahantu wakoraga ubushize. Ni ubu ngubu uri gukora. Oya. Ubundi kwikorera. Mufitanye ikibazo se? None senye. Mane mwagiye mureka gukomplika ibintu. Kuba ntakorana na Sabin. Ubwo nyine ntago tukora, nafite akazi ke nkagira kanjye. Ejo nidukongera ntuzongera. Nta contract rega dufite yo kuri YouTube channel. Nimba atangiza umutumirwa mbizire se. Nimba mpamagaye akambura se nagiye mu kandi kazi abizire. Wapi? Ahubwo mwebwe muhita muhimba inkuru mu mitwe. Oya twe tuvugira rubanda babakunda. Nyine muhita mutekereza. Nagara amatiku. None se ubucano no reka nkubaza. Ko hari cano zo mu Rwanda ntari nakora ikiganiro na rimwe. Mfitanye ikibazo nazo. Oya rega burya umuntu yariraga kuri restaurant. Ko ari abanyamakuru. Ko ari abanyamakuru tutari twahura vis-a-vis. Ubwo dufitanye ikibazo. Wowe kutaririyeho nta nuwakurenganyiza impamvu utayiriraho. Nisibindi nibiki. Ariko niba nagusangaga kuri n'urugero se bundi warebye byawe. Wansangaga unshaka subira inyuma. Kereka nimba ahubwo yarasibye ibiganiro. Oya. Umwe mu bantu bose ushaka kuvuga. Cyewe nta kibazo mfitanye n'abantu man. Ntacyo idore ikibazo ngifitanye n'uyu mutipe. Undi muntu wese no. Yeah. Nani impamvu no way. Gusa ikiza cyose kibaho kubw'impamvu n'ikibi kikabaho kubw'impamvu, ariko nanone ibibazo cyangwa amakimbirane arangira mu biganiro. Ni na mpamvu twavuga ngo abagabo bicaye baraganira ndetse ibibazo birarangira barabikemura. Ni na mpamvu tuba tuganira no kugira ngo ibibazo bimwe na bimwe tubikemure ndetse dutange n'amarira. Ariko abantu reka nsuhuza abantu ndi kubona muri iyi minsi nkunda kureba YouTube. Ari abantu basusurutsa abantu kumva ikiganiro kishima. Mbaza uti bande nawe urimo. Nje ntago nakwivuga. Ba Melody barimo, ba Yago barimo, bafata ku mavuta barimo. Fata ku mavuta. Harimo super manager ba DJ Brian. Ndabashubuje cyane. Nyina rukuntu bankorera umunsi mfite iyo ndi board ndareba. Asanzwe no kureba ikiganiro cya Brian. Brian ni umwana mwiza cyane, yazi kuganira. Nubwo atajya heza nyine Brian kura yimere. Abo bantu ndabashuje. Hari undi mu mama witwa mama w'abapampe. Mama w'abapampe rero yaje yabice byacitse. Baze kureba kuri Extra TV. Uwo mama w'abapampe uvuga ngo wakintu kwa Amag cyangwa rako no kuri Extra nyanya. Nje namubonye kuri Extra. Namubonye muri $100 wakintu. Abwira marketing wakintu wabati. Ariko social media mara. Ibi bintu bisigaye yarafashe urundi rwego. Ariko rimwe nzayikwepa. Rimwe ariko uzaba duhemukiye. Nzajya mbareba ndi muri hanyuma mu gikari nirebera gusa. Kuko irateranya irimo amatiku, irimo ubukebebe. None ngiye mbonye ubukebebe umutima ukandya sinceceka. Nibyo Irene muri ndabe yavuze ati nkebebe ati noneho zirajye nyine. Nkebebe zirajye ko abantu basubiranye abo mwakekaga bagendaga bavuga utuntu hirya no hino. Barajyaye nyine. Abantu ntibakazajya bateranya abandi kandi abantu ntibakabeshya abandi. Abantu ntimukabiryarya ku bandi. Abantu ashaka kwicara bakarezudira icyo kibazo bikarangira. Ariko ntago
nizere ko kirimo nizere ko bamenyemo beto atari akantu bashinze gutya bamenyemo beto bahuje umwuga bazahura mu press conference bazatumirwa mu manama uzugura n'umuntu nagusuhuze guhamagara umuntu nakwita bareba nimero yawe gutya kwandikira umuntu ntagusubiza byo urabizi uhita utekereza ukavuga uti ubu wenda ari mu nama cyari mu kiganiro ukongera nyuma y'iminota wenda iminota 20 irashe akongera kamwandikira message wapi ibintu rero bigezweho hano muri showbiz ndashimira yewe nkunda gushimira man kabisa ndashimira Bulldog Bulldog ni umuntu nakoranye indirimbo nyinshi n'abahanzi Bulldog saa 11 za mu gitondo yarampamagaye nimara gusohora indirimbo yitwa Nemeye Icyaha bigaragaze ko afite kinyamwuga kuyikora si yamvunnye urumva ko nawe yayifashe nk'iye urumva donc nicyo kiba gikenewe rega man jisho uri umusaza man kandi ntago nzakubahuka na Riderman nibo bantu babiri cyo dushimira abantu bakiriho man bajya banyereka ko tudapfanye kuba turi kumwe turi guciringa no mu kazi urumva hari igihe kizagera cyo kujya umuntu anagaya noneho umuntu abimenye ko hari n'igihe cyo kuzagera nkajya ngaye umuntu nkakubwira kandi ukabyumva sibyo ko ntacyo byamarira ariko ni nko gukebura umuntu nimba ubwiye umuntu ngo dukora n'indirimbo akakubwira ngo ngurame 500,000 mwaye muri kumwe nijoro mwabirangije mwabyemeje umunsi wo kujya studio wishyuye nje ndaguhakanira ni nago twakora na collabo ntago naboneka icya kintu cy'uburyarya tube clear ugategereza umuntu none se ugeze ngo man ngo naje kubitekerezaho nukuvuga ngo nijoro ntago watekerezaga ubwo bita binyereka ko wari wayobye ubwenge maji byakubaye ibyo bintu naravuze ati mwavuze ko mukennye mukazibaho umuntu uramubwira ngo turi gustragoringa twese turi gushaka imibereho ngurazana ngo nguraza kumfata muri Prado ngo njyane men wowe nyoko wigeze umutwara muri Prado wendara ngo umushimishe ibintu byo kwiyemera ni naho hava urwango n'amatiku nimba umamagaye Ingirisi TV dukora ikiganiro ndafata moto nimba nta mafaranga mfite nze wenda nkubwire ni nyishyurira iyi moto nje nakubiswe nimba nyifitiye nyishyura ntungirire impuwe ndafata indi nsubiza mu rugo nutazingirira ibitsinsino ndabikuba mpaka ngeze ariko ibintu byo kwishyira wana n'ukuntu bukaga tennis abazi za Super Teresa tango barabizi mu ishuri twiga muri recreation icyo kintu cyajyaga kibaho ugatera agatenesi hejuru ariko uko katumbagiye no izo mbaraga kagarukana no kuvuga ngo uko katumbagiye ni nako kamanuka rero ibintu mwishyira hejuru bari kwishuka sure
Yeah. That's what it is. Nuko nguko ibintu bihagaze amaji hanyuma durimo tujya dusatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu agira ngo umunsi mwibarize no kuri ku ndirimbo wazitubwiye uko bimeze ariko nago nabura gusoza utambwiye se video tuzitegereze ryari birazoroha ko barabaraperi tuzabona muri video cyangwa se ntibekiri na ngombwa cyane. No way. Nkuko audio mutari muzi ukuntu gahunda zimeze mukaba muzimenye muwe mutwarije hariya ibindi nabyo muzabimenya. Ntago ngiye gupromisinga abantu ibintu bitariho man. Ngo mbabwire ngo tutateganya video nk'ubu Green P ari Dubai. None se ubwo ndajya kuvuga ibintu ntazi nimba zagaruka ryari. Je Paul Madrid. None se ubwo ngiye gutangaza ibintu nyine ntazakora. Ngiye mvuga ibyo nakora. Ibyo nshoboye. Ese irandirimbo mwahuriyemo mwese mwayikure muri studio Big Town kwa Bakti. Yes, reka dushimire umusaza Amaji twaganire muri kino kiganiro Amaji. Tugana ku musozo se wenda nta kintu na yindi message yifuza gutanga wenda tutagarutseho ngo tuyisorezeho ubundi. Message natanga nkura ntanga ntazarekeraho gutanga mu gihe nkihumeka. Rubyiruko mukunda umurimo, mukeneye inkweto nziza, mukeneye phone nziza, mukeneye bando zo kujya mukurikirana ibi biganiro, ariko ntago muzabigeraho mutakoze. Mureke gutega amaboko musaba mugira iki. Kindi navuga nakoze channel yitwa ubwenge cyashya yo itandukanye n'ibi ngibi byacu. Bajyeho baraza kubonaho abashaka ariko ntago ari yindi iri serious yo. Amasomo yo kwiga gukora ibintu bya technique, ibintu byo gukora amafirigo tuntu nk'utwo niyo ubishaka. Simvuze ngo mugende mukore subscribe, niba ushaka ntimuyikore. Wowe nimba ushaka ibintu by'ubwenge jyaho hari uzayishyira kora n'ibiganiro by'ubwenge bishyireho. Ushaka wowe nimba ushaka ubwenge genda ku bwenge nyine ya ku isoko y'ubwenge ku bumenyi kuko hazajya hazaho n'abandi banyabwenge kandi batigira abanyabwenge. Ubwenge buriho, mbona gusangiza abantu ikintu biriho. So nicyo nabwiraga message ya mbere ku rubyiruko. Abasaza bo ni mushaka isi muyimaze igihe murayizi. Nabwiraga urubyiruko. Okay. Yes, nuko dushoje tubashimira mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro. Nge na Richard twishime wari uri hafi yanyu mu buryo bwo kukiyobora umugabo wabaganirije yawe nabonye yatangiye kuba nayo mu biraza. Ndi kukureba nawe nge yari umwanya mfite witwa YouTube time wo kwicara hasi nkafata phone yanjye nkareba ibintu byose, nkareba uko sinarara narebye ikiganiro cyo kwisimbi, nkareba kwa Yago, nkareba kwa Irene, nkareba kwa Jaras, nkareba nyine nkareba ahantu hose kugira ngo menye ikiri kujya imbere n'iki. Nkareba bababaye nkabura ukuntu nabafasha, nkiyambaza abandi bantu tukabafasha uko twibashije. Yes. Nuko bimeze. Nuko bimeze ibyanjye byari ibyo by'uyu munsi. Reka nsubire mu kazi bro. Yes bro, ndagushimiye cyane Amaji. Sawa, murakoze cyane. Mukomeze mukande subscribe muri benshi kugira ngo tugumye tuzamuke cyane, ndetse umunsi tuzagera hahandi ku 100 twaza tubashimira cyane. Amaji ndamushimira ko yazaba yabigizemo uruhare cyane kugira ngo chaîne yacu ibizamutse. Nshimira rero kandi cameraman wadufashije ni Emilie, ndetse mbashishikariza no kureba zimwe mu nkuru twandika kuri iris.rw. Urubizi ko tugira website yandika showbiz. Ndabimenye. Urabimenye. Ari no bimenye uyu munsi. Nibwo nkibimenye none se nkubeshye. Rega burya aryani kwako n'umuntu wabimbwira ngahita nkubwira ngo ndagukurikirana. Wambaza ngo duheruka iyihe nkuru ngo uvuze ngo iki?
reka nze ndebe kabura nka musaza inga numwe tujye twemera biza no kwandika zero bayi reka tubashimire mukomeze mugubwe neza sawa Imana ikomeze barinde bana murakoze cyane